iyi mashini rero kuyikoresha biroroshye, ntabwo bigoye cyane. Ntabwo ikintu cya mbere ukora ni ugufungura iyi tank ugashyiramo imyenda mo hano. Iyo umaze kuyishyiramo ufungura amazi, ugafungura amazi akajyamo bitewe n'imyenda washyizemo. Ikigero cy'amazi ushyiramo ni ukuvuga ngo imyenda washyizemo amazi aba agomba kurengera iyo myenda washyizemo. Iyo amaze kuyirengera urongera amazi ukayafunga. Ubwo icyo gihe deja ushyiramo isabune. Umaze kubikora ibyo byose urongera ugapfundikira ya tank. Iyo umaze kuyipfundikira ikintu ukurikizaho ni ugucomeka imashini yawe ku muriro, ukamenya ko icometse neza, ukatsa purize yawe. Iyo umaze gucomeka imashini igikurikiraho ni ukumesa. Nobu yo kumesa ni iyi ngiyi, ifite range y'iminota 15. Uraselectinga iyo minota igatangira kumesa. Iyo minota ishize imashini ubwayo yo irihagarika. Iyo yihagaritse igera ahangaha kuri off. Ubwo igikurikiraho amazi yarari muri iyi tank aba yanduye. Kugira ngo uyamene ujya hano kuri drain. Iyo amazi yari yanduye amaze gushyira mu mashini urongera ugakorozinga hano, ukongeramo andi mazi, ukongera ugafungura hano amazi akajyamo kugira ngo ya myenda uyunyuguze. Iyo umaze kunyuguza nanone urongera ukayamena kubera ko nayo aba yanduye. Iyo umaze kuyamena ayo mazi ya kabiri, iyo umaze kuyamena imyenda yari irimo hano muri iyi tanki yo gufuriramo uyikuramo ukayishyira muri iyo gukamuriramo. Fungura hano nako kagakuraho, iyo myenda ukayikuramo ugashyiramo hano. Iyo umaze kuyishyiramo kugira ngo utangire ukamure, aka kantu ugashyira hejuru y'imyenda ugatsindagira. Iyo umaze gutsindagira urongera ugafunga kubera ko ntabwo ushobora gukamura ifunguye. Iyo umaze gufunga, iyi niyo nobu yo gukamura. Iyi ngiyi ifite range y'iminota 5. Uraselectinga iminota ushaka ko iyo myenda yawe imaramo iri kuyikamura. Iyo minota yo gukamura irangiye, iyo irizana ikishyira hano kuri off. Ubwo iyo igeze kuri off urafungura ya myenda yawe wari gukamura ukayikuramo. Deja iba yamaze kuma, ntabwo ibigitose ariko ibigikonje. Iyo wumvishe igikonje cyane ku buryo utahita uyambara, niba ushobora kuyashyira ku mugozi nk'umunota umwe cyangwa 2 iba yamaze kuma neza.